Yes, nkuko rero njya mbibabwira ngo isi tuyibamo ariko isi nago tuyituyemo, isi tuyinyiramo twigendera. Akaba ariyo mpamvu kuri uno munsi naje kubazanira umwe mu banyamakuru bagize Best Life Coach ukunda no kugaragara mu mafilime agiye atandukanye. Reka nakire uwo bita Madiba, yamenyekanye ku mazina nka Bihehe kuri mikoro za Best Life Coach. Madiba ngo ikaze. Murakoze cyane kumpa ikaze muri studio kandi nkaba nshimira n'abafana ba Best Life Coach. Turabakunda cyane. Ariko ngo nago muheruka kutugizaho filime, niyo makuru ndi kubona cyane barimo barabimbwira cyane abafana. Ibiganiro byo barabibona neza, ariko filime bimeze biti? Tumaze iminsi turi mu kazi kenshi, ariko ibintu tugiye kubakorera muri no minsi mu byitegure. Urakoze cyane. Aka kanya rero ukaba wavuze ati uyu munsi ndi bwaze kuba naganiza abanyarwanda, ndi bwaze kuba nabakinira za aya ni za comedy, ni filime ase zira style ubundi ugikunda gukina wazikuye. Ziriya umuntu araza akazikina pe kabisa zikaryoha. Ndabona wambaye neza cyane, wambaye rya kote abantu bagenda bakumenyamo, n'agacuma kayo wakitwaje neza. Abanyarwanda ndaje bakubite ifoto yawe y'uburyo umeze muri studio za Best Life Coach. Reka rero tubanze tubasuhuze tunabayikaze tugira ati amahoro y'Imana bane namwe abakunzi bacu. Gusa ubaye kigiye ku rubuga kano kanya wabanza ugakora subscribe, ugakora like, ugakora comment kugira ngo tujye tubana 5 kwa 5. Iki kiganiro mbibutsa yuko bakita Inyanja y'ibitekerezo, aho tugira tubaganira ku nkuru nyinshi zigiye zitandukanye, tukabazanira abastari bagiye batandukanye. Kuno munsi rero Best Life Coach ikaba yabazaniye umustari vise ngo ni Bihehe. Ase Bihehe bundi riva he? Ngewe simba ndi kubyumva neza. Bihehe ryaje kuri ya filime Isi bene mama. Nibwo ryatangiye. Okay, ingamba rero sasa mwatangiranye, ingamba mutangiranye muri 2024 za filime zanyu ni nkiziye? Watubwiraho bike kugira ngo abanyarwanda ese babitezeho iki muri uno mwaka? Ingamba dutangiranye muri uyu mwaka wa 2024 ni ukwigisha abanyarwanda muri rusange. Ni ukwigisha abanyarwanda muri rusange. Bakava hamwe bajya ahandi. Haba mu bitekerezo yewe no mu bikorwa. Bajya kuri Best Life Coach, bazajya babonaho ibiganiro bigiye bitandukanye, bazajya babonaho amafilime y'ubwenge cyane. Ariko se iriya filime Isi bene mama kuki mwayicumbitse? Ese iracyakomeza cyangwa se mwarayihagaritse? Iriya filime Isi bene mama wabonye ko ari nziza cyane, abanyarwanda bayikunze. Kugira ngo babashe kunogerwa n'iriya filime, twabanje kuyinonosora neza, niyo mpamvu yabaye ihagazeho gatoya. Turacyayitunganya neza kabisa ku buryo abanyarwanda bazayikunda birenze uko bayibonye itangira. Urakoze cyane. Reka ngire icyo mbwira abantu bose bakurikiranye iki kiganiro. Waba utararebye iyi filime Isi bene mama turimo turakubwira, iri hasi kuri iyi channel, n'ubundi urimo urakurikirana ikindi kiganiro, manuka ubanze uyirebe, ukande like, ukande na comment. Ni filime nziza cyane. Gusa ntago ariyo yonyine iriho, hariho n'indi bita Umusirikare Utazwi, ndetse n'ibindi biganiro bigenda bitandukanye na filime nshyashya murimo maraduhereza. Naje kuyibona ngo yitwa Mission Bag. Abantu bagiye bareba filime za Rakasa de Papel, filime z'ubujura, iriya filime nayo ntizabashike. Madiba rero nk'umuntu w'umukomedi rero watugendeye kuri studio za Best Life Coach, nago waza gutahira aho ngaho, ufite byinshi watuzaniye, ufite ibiganiro byinshi watuteguriye. Gusa mbere yuko ugira kuri icyo kintu, reka tubanze twamamarize abadutumye, tuhite tugaruka mu kanya. Yes, rero nkuko narimbabwiye ati turahita tugaruka nyuma y'iyo kwamamaza. N'ubundi iyo turi kwamamaza ni Best Life Coach, banza ukande subscribe kugira ngo iki kiganiro kikagucike. Mbibutsa yuko ikiganiro cya kindi ni Inyanja y'ibitekerezo, aho tuganira ku nkuru zigiye zitandukanye. Madiba sasa rero katwe twamuha umwanya agire byinshi atubwira, agire story nyinshi atubwira. Ndabizi nk'umukomedi ntago ujya wiburira. Ntago njya nibura, ariko buriya hari akabazo nigeze kugira ejo bundi. Buriya nagiye mu rusengero ejo bundi, mfatwa n'ibitotsi. Nahi naraye muri studio. Mfatwa n'ibitotsi bimwe bikomeye cyane. Rero pastor yari kubwiriza. Ari kubwiriza bimwe bikomeye, none nanjye nkajya mpondobera umutwe hirya hino. Rero nshidukana nasinziriye. Urabibona ko mu rusengero hari igihe haba harimo abantu bashinzwe, navuga ko ari umutekano, abana basakuza abaprotokole n'ibyo nuko aho ngaho bandasinziriye. Abaraje arankomanga ati kanguka dore ikibwiza kigezemo hagati.
n'ibitotsi byinshi ndavuga nti se kubera iki uri kumbuza gusinzirira mu nzu ya data, iyi nzu kari ya data uramburiza iki kuyisinziriramo? yarandebye azunguza umutwe baragiye. ubwo ndakomeza ndisinzirira. uzi ko uri umukomedi. buriya ntago ibintu nk'ibi ngibi tuba tuvuga ni ibintu biba bisanzwe. ni ibintu biba bisanzwe kubera yuko ntaho butikera. buriya nta ubushakashatsi bwagaragaje yuko udashobora gutoza ikipe ngo inanirwe gutsindwa. uko wayitoza kose uratsindwa. hasi hari izitsinda nka ziriya zikinamo ba Messi ba Cristiano baratsindwa ariko baratsindwa. buriya Messi uko yakina kose aratsinda ariko hari igihe atsindwa. ariko ibyo uvuga nibyo kabisa. buriya ni nayo mpamvu buriya gutsindwa no gutsinda bibaho mu buzima. bibaho cyane. hari igihe ejo we nagiye mu muhanda ntoragura amafaranga. utoragura amafaranga? ntoragura amafaranga rero umuntu yataye asubira inyuma aramba ati se nta mafaranga utoye? navuga nti reka nta mafaranga ntoye. ariko ndamubwira nti wowe subira inyuma ushobora kuba wayataye inyuma. murenze ngenda nidunda ati Imana we, Imana ishimwe, ubukene nari mfite. urumva yuko ibyago by'umuntu ni nayo nyungu yawe. ibyago by'umuntu niyo nyungu yawe. ubwo wari wanaburaye. urabyumva iki? rero nari nibereye ku cyaka kimwe cyahatari. ati uyu munsi ndanywa. ubwo naragiye ngeze mu kabari mba mpuye n'abagabo babiri. umwe aranywa zimaze kumugera mu ijosi yazifiningije. nuko abagiye kuri toilette mu bwiherero. sinzi nimba yarasutamye nimba yarahagaze simbizi. ubwo agarutse ageze imbere yacu aba yikubise hasi. yikubise hasi tugira ngo wenda araguye bimwe bisanzwe nyine. ubwo ngubwo aba aratubwira ati kandi mwabagabo ati izo nzoga muri kumwe zirabica nigaramiye ahangaha kandi zamurangije. niwe zarangije ariko ka kanyabugabo yishyizemo ati mwabagabo izo nzoga muri kumwe kandi ubwe nawe ntariho zamwishe zamurangije. izo nzoga muri kunywa zirabica nigaramiye ahangaha. ntaho butikera. arakoze cyane rero umukunzi wacu Madiba, reka tumushimire cyane. ntako batagize abayubarije amasaha kugira ngo aze atugezeho byinshi cyane. muramwumva rero. hari abantu nimba ari ugutesha umutwe umuntu aba yifitiye. mperutse kujya muri bisi nicaye ku ntebe y'inyuma nicaranye n'abagabo babiri n'undi mutipe. umutipe ahamagara shoferi ati shoferi. shoferi ati karame, ati ngwino hano nkubwire bisi igenda. abantu barahindukiye baramubwira ati se wa muntu we, nk'ubwo iyo ubwira shoferi ati ngwino nkubwire atwaye ubwo ngubwo uba uri kutwifuriza ibyiza cyangwa wabuze uko wiyahura? izo nkuru bazikuye biba byarabayeho buriya nkunda kugenda ahantu henshi ngenda nitegereza ureba ibintu byose. ngenda ndeba ibintu byose. ariko buriya nkunda, hari ahantu nagiye nsanga abantu bari kuganira kuri filime za best life coach. bavuga ko izi filime ni nziza cyane, zirabubaka, ni nziza. byo n'abanyarwanda bajya babitubwira ngo filime za best life coach ni nziza cyane. atwibutsa nawe uje muri iki kiganiro kano kanya banza ukande subscribe kugira ngo ujye ukurikirana bino biganiro, ubanze unarebe n'izo filime Madiba ari kubabwira. kandi ntukajye ugenda utibagiwe na comment. akuzi nk'umuntu uza agafungura YouTube channel akumva ibiganiro byiza nk'ibi, akumva amakuru agezweho, akumva comedy nk'izi Madiba bari kutugizaho, yarangiza akagenda atanakanze na like sha. oya nukunyaga zigahera. ntagabazi aho igihugu kigeze. ubundi se ubu ngubu ni gute watangira uyu mwaka utarareba
filime za best life coach ntago bibaho Madiba we none uyu munsi dukoreye umunsi kabisa. Iyo ushimishije abanyarwanda muri rusange n'abantu bakureba buriya baranezerwa hari igihe usanga nk'umuntu aba yahuye n'ibibazo bikamucanga pe ariko buriya iyo yumvise nk'ibintu bisekeje aramwenyura akibagirwa ibyahise. Ubwo rero ngira ngo na zira video urimo uradutegura zo kuzaza uzishyiraho ziri live zigaragara nazo ugiye uzihutisha. Buriya abanyarwanda muri rusange ubundi uyu mwaka ni umwaka w'ibikorwa amagambo akarekeraho ngaho ibintu bagenda bivugisha best life coach ngo nago ikiri gukora idakora gute ibi biganiro byose siho biri guca niho biri guca na filime nziza mukanye muraje mujye muzituzanira cyane ubundi batwitege muri uno mwaka kabisa kandi n'indi myaka izaza tuzaduhari ku bwanyu mwebwe muzirebe bazirebe barya abanyarwanda bajya bavuga gute badakuraho urushinge ijana ryonyine cyangwa 200 yo kwishyira kuri telefone ukazamuka ugakanda kuri YouTube ukahita wandikamo muri searching ugasecikamo ukandikamo best life coach. Hari n'abantu bishobora kunanira ushobora kuba wakiyandikiramo isi sibene mama hakahita haza filime za best life coach warangiza ukatwanda ku ijambo ryanditseho best life coach ukareba ibikorwa byose bya best life coach. Munyarwanda rero nawe ugifungura kano kanya YouTube channel yawe banza kandi subscribe kugira ngo ujye ukomeza kuryoherwa n'ibi biganiro. Madiba rero urakoze kuba watuganiriza ariko mbere yuko dusoza reka nguhe umwanya muto cyane ugira abantu ushobora kuba wasuhuza abavandimwe inshuti se umukunzi se ajya ugira umukunzi ntago yabura umukunzi ntago yabura usuza inshuti usuza abavandimwe ndetse unabifurize umwaka mushya cyane. Umwanya ni wawe Madiba. Nanone dore umwaka urashize kandi none uratashye twongere twishime tunezerwe dushimire Imana Gasani iki duhagaritse ukaba tugejeje aya magingo ndashimira best life coach kandi nanifuriza umwaka mushya muhire abanyarwanda muri rusange nanifuriza umwaka mushya abakunzi ba best life coach n'abafanizi banjye bose ndabashimira cyane uburyo badukunda n'uburyo badahwema kutugaragariza urukundo badukunda. Uyu mwaka kabisa uzababere uw'amata n'ubuki ndabakunda cyane. Urabakunda cyane natwe turagukunda cyane umuhungu wacu Madi. Ariko se amazina yawe nyakuri ubundi nayahe? Nari ngiye kugusezerana ko bajije amazina yawe mwozi ngo Madiba nkakumenya ngo bihehe ubundi amazina yawe y'ukure ababyeyi bakwise nayahe? Muri make amazina yanjye banyise ababyeyi ni Iradukunda Isaac. Izina ryiza cyane. Ubundi urugendo none rwa kuza muri sinema ubundi byatangiye bite? Ibyo nabyo nari ngiye nabivuzeho kandi nari nzi ko ndi bwatangira ikiganiro ndi bwabikoze gusa tuzabivugaho butari ko ushatse wambwira akantu gato cyane akantu katumye ukunda best life coach kavuga ati nanjye ngomba kuzaba umukinnyi uzajya ukina kuri best life coach. Ni nkakaye? Muri make ngiye nabyirutse nkunda filime izi ngizi z'abazungu ariko nikundira uriya mugabo bita Jackie Chan Chinese Jackie Chan abantu baramuzi cyane yamenyekanye mu by'ukuri niwe njya ngenderaho cyane ndamukunda cyane niwe watumye sinema nyiyumvamo ariko nkajya nkunda no kureba n'izindi zitandukanye. Muri make filime ndayikunda cyane niyo mpamvu nisanze nkina filime ubwo ngubwo mpitampura nicano best life coach. Boss wayo ahita ambwira ati ntago waza ukifatanya n'abahungu banjye ariko ubwo yaramaze kubona ibikorwa ukora yaramaze kukubona n'Imana. Ndamubwira ati nta kibazo
kabisa ubwo ubonye impano yanjye nakwifatanya n'abo basore bawe. Yarambwiye ati okay ntaribi twatangira. Nuko ubwo urugendo rwawe rwa sinema rurakomeje. Filime ya mbere wagitinzemo witwaye gute kuri kamera? Filime ya mbere nagitinzemo muri make nari mfite ubwoba gusa ntago byabura, ariko kubera yuko nabonaga abandi basore babikora fresh nanjye numvaga muri njyewe ngomba kubikora kandi nanagendeye kuri Jackie Chan. Kuri Jackie Chan. Aha, aho ngaho umereza agatekerezo cyangwa se akabazo k'amatsiko ko kukubaza ko Jackie Chan yagaragaye mu mafilime ya action, amafilime arwana, ariko wowe tukaba tukubona muri filime zo gusetsa. Ese bihuriraye n'imikino yabone ya Jackie Chan? Ariko Jackie Chan nubwo ubona arwana ashyiramo n'utuntu two gusetsa. Turabizi cyane Jackie Chan ni umukinnyi mwiza cyane, abakunzi be nabo bazajya bareba filime ziwe abarimo utuntu dusekeje. Ariko se ubwo nawe ushatse kutubwira yuko bizagera nawe ukajya utera n'imigeri? Gutera n'imigeri muri filime y'umusirikare utazwi nawe irimo. Naye nyirimo cyane. Buriya abanyarwanda nawe nti mwebwe mutwitege. Buriya mu minsi iri kuza muzabona igipfunsi cya Madiba aka ibihehe. Wa musinzi mujya mubona na Gacuma muzabona nungu barakicaranye muri studio za Best Life Coach. Nago njya ngasi ase kano Gacuma ubundi kaba karimo ibiki mbabara umbwiza ukuri. Aka Gacuma rero kaba karimo amahoro n'urukundo. Niyo ngofero yawe muri filime dore nizi nkweto n'iri kote. Aka Gacuma kaba karimo amahoro n'urukundo. Amahoro n'urukundo n'urwagwa se. Muri ya filime ngo bankweye urwagwa koko n'urwagwa rurarwagwa. Aho dore hari SMS mise mbona ngo tubarize ngo bihehe ngo muri la filime kuriya ukina wasinze ngese koko uba wabanje gusinda byanyabyo. Icyo kibazo ko wamagane kidusubiza. Oya nago umuntu aba yabanje kunywa ni ibintu biba biturimo. Kuko ushobora kuba ntanyweye n'amazi ariko nta kwagitinga ukagira ngo maze nk'icyumweru cyose nk'o. Ni ibintu biba biri mu muntu ku buryo ushobora kumbona ukagira ngo nasinze kandi ntasinze. Uriya mugore wawe se ubundi uriya mugore mwahuriye muri la filime cyangwa mwari musanzwe muziranye muri la filime isisi benema muri aba ari umugore wawe? Uriya mugore twari dusanzwe n'ubundi tuziranye. Kubera yuko wabonye yuko dukina fresh. Murabikora cyane buriya abantu benshi bazi nguriya n'umugore wawe byanyabyo. Ubu nanjye nari mfite amatsiko mvuga ati umunsi umwe nzagutumira kuri micro za Best Life Coach ubanze udusobanure neza ko nanjye numvaga yuko uri ari umugore wawe byanyabyo. Oya ura ntago ari umugore wanjye. Ni umugore wanjye muri filime. Ni umugore wawe muri filime. Hari umwana ugushoboye hariya rero ngo uriya muhungu wawe nawe aragushoboye cyane. Uriya mujya mukinana uriya mwana se mwamenyanye mutewe nawe n'uwo mwahuriye muri filime cyangwa musanzwe muziranye? N'uwo twahuriye muri filime. Gusa twaramubonye tubona yuko akwiye kuba umwana wacu. Aya shamura kwiranye pe. Nakabuza rwose waba umuntu wese uri gukurikirana kino kiganiro akaba yaracitswe kureba iriya filime isisi bene mama, ndamushishikariza kuba yamanuka gato cyane akareba guhera kuri episode ya mbere kugeza kuri episode ya 5 ugakurikirana rwose mukarinda muyirangiza. Iriya filime ni nziza cyane. Madiba rero reka tugushimire cyane wakoze kumva ubutumire bwacu bwo kuba waza kuri Best Life Coach. Iyi ni YouTube kabisa iri kuberaho ibintu birenze cyane. Gira ikintu rero usigira abanyarwanda bundi dusoze. Murakoze cyane bakunzi ba Best Life Coach, ndabashimira kandi mbasaba kugira ngo mukomeze mudufashe. Buriya 100 ryonyine ryatuma wirirwa na kanyamuneza ukanakamarana n'icyumweru ku giceri kimwe cy'ijana. Wakiguzemo megabyte ubundi ukajya kuri YouTube ukandikamo ngo Best Life Coach wakirirwa na kanyamuneza umunsi wose cyane. Mukomeze mudukorere share, mukore na subscribe
yewe na comment. Natwe twiteguye kubaha ibintu birenze cyane. Barakoze cyane rero, reka tuzasubire ubutaha. Yari Gasana Asadu afatanyije na Bihi kuri uno munsi wa none. Reka tugira ni ciao ciao, turabakunda cyane.